Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR DIVINE. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR DIVINE. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Shalom, shalom, shalom bakundwa bene data dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ubuntu bw'Imana no gufashwa n'umwuka wera ibe kuri mwebwe ubwanyu n'abanyu mwese mu izina rya Yesu. Ngarutse rero ku bwa SAVEUR DIVINE, kandi nkuko mumaze kubimenyera urubuga rwa SAVEUR DIVINE muri Kinyarwanda n'Ikirundi rubategura insanganyamatsiko tuganiraho mu gihe cy'icyumweru, tukumva icyo Imana itubwira binyuriye mu ijambo ryayo. Ngiye rero muganira muri uyu mwanya nitwa BAGABO Josep, kandi muri kano kanya ngiye tujye kuganira ku nsanganyamatsiko tumaze icyumweru turimo tuganiraho. Bene data bashiki banjye bambanjirije guhera ku munsi wo kwa mbere kujya ku munsi wo kwa kane, bagiye nabo bayigarukaho bavugaho kandi batanga ihishurirwa y'Imana yabahaye ku bijyanye n'insanganyamatsiko. Nanjye rero ngarutse ngira ngo tuyiganireho tunarangize kino cyumweru tuvuga ngo mbese ni ibiki ni ibihe bimenyetso bikwereka ko wuzuye amahoro Imana itanga, cyane ko insanganyamatsiko yose muri kino cyumweru ivuga ku mahoro Imana iha abantu bayo, amahoro Imana itanga. Ndagira ngo turangize kino cyumweru tureba ngo mbese ni ibihe bimenyetso umuntu agaragaza iyo yuzuye amahoro Imana itanga. Umuririmbyi umwe nkunda cyane yaririmbye ngo amahoro Yesu aha abantu be ntagira akagero ntaronderuka, wajya humuriza bafite n'utayata ntabwo wayakurwaho. Yararirimbye ari mu bihe byiza aravuga ngo amahoro Yesu atanga, cyangwa se amahoro Yesu aha abantu be ntagira akagero ntarondoreka, ajya humuriza bafite n'utayata ntabwo wayakurwaho. Ndagira nkubwire mwene data mushiki wanjye uzumva iki kiganiro, nongere nkubwire ngo amahoro Yesu atanga. Imana yacu Yesu Kristo atanga amahoro atagira akagero, kandi amahoro ahumuriza abantu be, kandi ngo ayo mahoro wahumuriza abayafite, iyo utayataye uguma muri iryo humure. Arakomeza ngo wiringire Imana uyiringire ntabura amahoro meza adashira. Uwiringira Imana wese akayiringira ntajya abura amahoro adashira. Muri Yesu harimo amahoro, mu Mana harimo amahoro. Bene data bakundwa, ndagira ngo mbabwire ngo mu Mana harimo amahoro. Dukurikije ijambo ry'Imana twumvisha ku munsi wo kwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kugeza uyu munsi dufite ibihamya byinshi bitwereka yuko mu Mana no muri Yesu Kristo harimo amahoro. Ikigoye gusa cyangwa se cyakugora ni ukwinjira neza muri Yesu Kristo, ni ukwinjira neza mu Mana, ubundi ugahura n'amahoro, kuko kwinjiramo biguhesha kuba mu mahoro y'iteka ryose. Ndagira rero tugaruke kuri byo bintu nababwiye bitatu bikwereka ko wuzuye amahoro Imana itanga. Muri kano kanya gato tufite, wenda ntibyankundira neza kubirambura ngo tubiganireho cyane, ariko nabivuga mu ncamake kugira ngo urebe niba nawe uri mu bantu buzuye amahoro Imana itanga. Nusanga utarimo, wongere wiyuzuze na Yesu cyane, wongere wiyuzuze n'Imana cyane, biguheshe kugira nawe bino bimenyetso bituma nawe wibona mu bantu buzuye amahoro Imana itanga. Icyambere, umuntu wuzuye amahoro Imana itanga agira umutima uruhutse. Agira umutima uruhutse, yumva aruhutse muri we. Ntabwo ari wa muntu uhorana ibintu yumva ataruhutse, ahubwo araruhuka. Iyo uhuye na Yesu akakuzuza amahoro ye, ibyawe biguteye byose kuruha, ugira ngo kumva ubishyize hasi ukaruhuka. Uko waba urushye kose, uko waba kumva ukurushye kose, ariko iyo uhuye na Yesu akakuzuza amahoro ye, ikintu cya mbere kikubaho uraruhuka. Bene data, ndagira ngo mbibutse bamwe mu bantu bagiye bahura na Yesu bakaruhuka. Iyo urebye umugabo witwa Zakayo, ngo yararushye cyane bigeze ubwo ashakisha uburyo areba Yesu cyangwa se babonana, ariko mu kiganiro bagiranye bamaze guhura nuko Zakayo yaruhutse agatangira gutura imitwaro yari afite. Byageze ubwo amubwira ngo warabonambuye,
hari abo nibye, hari n'ibyo mfite numva nshaka guha abana banaba runaka. Iyo uhuye na Yesu, ikintu cya mbere kikubaho mu mahoro ye, iyo yaguhaye amahoro ye, nuko uruhuka. Amahoro Yesu atanga atuma umuntu aruhuka. Mwibuke umudamu w'umusamariyakazi yari amaze igihe arushye, aruhijwe n'ibyaha, ariko ahuye na Yesu, yuzuye amahoro Yesu atanga, araruhuka. Wasubira mu mudugudu aguwe neza, ameze neza. Nusoma igitabo cy'umugenzi uzareba ngo igihe cyose atari yagahuye na Yesu ku musaraba, ngo yari afite umutwaro yikoreye nubwo yari ari mu rugendo, ngo ariko amaze guhura na Yesu ngo umutwaro ugwa hasi, ngo yumva araruhutse. Amahoro Yesu atanga, ikimenyetso cya mbere asiga mu buzima bw'umuntu nuko umuntu abaho mu buzima buruhutse. Icya kabiri kikwereka ko umuntu yuzuye amahoro Imana itanga, nuko agira umutima utuje. Uretse kugira umutima uruhutse, ugira n'umutima utuje. Muzasoma inkuru za Dawidi ubwo yari ari ku rugamba, abanzi bamwegere bamusatira bagiye kumugirira nabi, ariko ubwo yaranditse aravuga ngo ngenda aryama ngasinzira kuko nshyigikiwe n'Uwiteka. Amahoro Yesu aha abantu be, ikintu kizakwereka yuko wuzuye amahoro ava ku Mana, nuko uzagira umutima utuje. Nubwo utuye ahantu hari ibintu bikunyeganyeza, nubwo utuye mu bibazo, nubwo utuye mu ntambara, nubwo ugoswe n'ibintu bitoroshye, ariko kubera ko ufite amahoro ava ku Mana, amahoro ava ku Mana, amahoro ava kuri Yesu, uzagira umutima utuje. Iki ni icya kabiri kizakwereka yuko wuzuye amahoro ava ku Mana. Icya mbere nuko uzagira umutima uruhutse, icya kabiri ukagira umutima utuje. Kandi uwo mutima utuje n'umutima uruhutse uzabiheshwa neza no kuba wuzuye amahoro ava ku Mana. Icya gatatu, ugira umutima uzirikana abandi kandi ukazirikana n'ineza y'Imana. Tubonye uyu mugabo Zakayo twabonye kuvugaho, igihe yari amaze kwakira amahoro ava ku Mana, amahoro atahawe na titire yari afite, amahoro atahawe n'ubutunzi yari afite, amahoro atahawe n'icyubahiro yari afite, ahubwo akayahabwa nuko Yesu yinjiye mu buzima bwiwe, akayahabwa nuko yakiriye Imana, akahabwa nuko yahinduriwe ubuzima no kongera guhura n'umukiza wacu Yesu Kristo. Ngo ikintu cya mbere yakoze, yagize umutima uzirikana abandi. Nubona ufite umutima utazirikana abandi, umutima utareba abandi, utareba abagukikije, utareba abo mwabanye, utareba abandi ngo bazirikane, utagira n'umutima uzirikana ineza y'Imana, nuko nta mahoro ufite muri weho. Amahoro Yesu atanga, ikindi kintu azana mu buzima bwawe, atuma ugira umutima uzirikana abandi, ukazirikana n'ineza y'Imana. Ibi ni ibintu bitatu, twabona n'ibindi byinshi, ariko nashatse kubagira mu ncamake ibintu bitatu bigaragaza umuntu wuzuye amahoro Imana itanga. Icya mbere nuko agira umutima uruhutse. Iyo umaze guhura na Yesu akaguha amahoro ye, umutima wawe uraruhuka, uva mu byaha, uva mu ngeso mbi, uva mu bintu bibi, ukumva umutwaro wari wikoreye urawutuye, ukagira umutima uruhutse. Icya kabiri, ugira umutima utuje. Ayo niyo mahoro ava ku Mana, atuma umuntu agira umutima utuje. Nubwo waba uri mu bihe bigoye, nubwo waba uri mu burwayi, nubwo waba uri mu bukene, nubwo waba uri mu ntambara, ibihe byose waba uri gucamo uko byameze kose, ariko iyo wuzuye amahoro Imana itanga, ugira umutima utuje. Icya gatatu, iyo wuzuye amahoro Imana itanga, ugira umutima uzirikana abandi kandi ukazirikana n'ineza y'Imana. Impamvu mubona abantu batakizirikana abandi, ntibazirikane n'ineza y'Imana, nuko ntago buzuye amahoro Imana itanga. Iyo wuzuye amahoro Imana itanga, ugira umwanya wo kuzirikana abandi no kuzirikana ineza y'Imana yakoze mu buzima bwawe. Muri ibi twatangira yatubwiye ngo amahoro Yesu atanga, cyangwa se amahoro Yesu abantu be ntagira akagero, ntarondoreka, ahumuriza abayafite, n'uyutata ntabwo wayakurwaho. Ngo wiringire Imana, wiringire, ntuzabura amahoro meza adashira. Reka mbabwire bene data bakundwa, mwe muzumva kino kiganiro, mwiringire Imana, muyiringire, ntimuzabura amahoro meza adashira. Amahoro n'ubuntu bw'Imana bizabaho iminsi yanyu yose, bizabaho kugira umutima uruhutse, bizabaho kugira umutima utuje, bizabaho kugira umutima uzirikana abandi kandi uzirikane n'ineza y'Imana mu buzima bwawe. Dore ijambo nshaka turangirizaho riri mu Baheburayo igice 13:20, aravuga ngo nuko Imana nyiramahoro yazuye umutahiriza w'intama, ari we mwami wacu Yesu, imujurishije amaraso y'isezerano ry'iteka ryose. Abaheburayo 13:20, nuko Imana nyiramahoro yazuye umutahiriza w'intama, ari we mwami wacu Yesu, imuzurishije amaraso y'isezerano ry'iteka ryose.
ndagira ngo nkubwire ngo Imana niyo nyiri mahoro. Iyo wiringiye Imana wuzura amahoro mu buzima bwawe, nk'uko ijambo ry'Imana dusomye ngo nuko Imana nyiri mahoro. Ni cyonyine nashatse kuvuga, wenda navuze no ku bintu byo hasi. Imana ni umutunzi w'amahoro. Iyo yiringiye winjiye mu buzima bw'amahoro, umutima wawe rwose uraruhuka, umutima wawe rwose uratuza, ugira igihe cyo kuzirikana abandi no kuzirikana ineza y'Imana. Iyo wiringiye Imana nyiri mahoro, nuko uyu mwanditsi w'Abaheburayo yanditse ngo nuko Imana nyiri mahoro. Imana nyiri mahoro. Najya nkubwire ngo nta handi wakura amahoro muri iyi si, nta n'ahandi wayashakira ngo uyabone buretse ku Mana nyiri mahoro. Mwene data mushiki wanjye, wowe ukurikirana ibiganiro bya SAVEUR DIVINE, ndakurarikira kugira ngo wongere wizuze n'Imana, winjire mu bantu batunze amahoro yuzuye kandi baheshejwe n'Imana nyiri mahoro. Nta handi wakura amahoro, nta wundi waguha amahoro, kuko Imana yonyine niyo Mana nyiri mahoro. Uwiteka waremye ijuru n'isi, Imana yacu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana yawe ikaba n'Imana yanjye, niyo Mana nyiri mahoro. Uko wiyuzuza nayo uragira amahoro adashira kandi ibihe byose. Uzagira umutima uruhutse, uzagira umutima utuje, uzagira umutima uzirikana abandi kandi uzirikana n'ineza y'Imana igihe cyose wiyujuje n'Imana nyiri mahoro. Ndabigusabira kugira ngo Imana nyiri mahoro n'ubundi ikomeze ikuzuze kwiyuzuza nawe, uburyo kwiyuzuza nayo, uburyo buguhesha gutunga umutima utuje, umutima uruhutse n'umutima uzirikana abandi kandi ukazirikana neza y'Imana. Nibyo ngusabira mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.